tubahaye ikaze mwebwe mudukurikiye ku Nkuba TV 350. Nk'uko mubizi tubagezaho inkuru z'umunsi. Ese wari uzi inkuru z'umunsi? Inkuru y'umunsi rero nabazaniye ni inkuru yerekeranye no ku musore bita The Ben. Ese The Ben abenshi mumuzi mu muziki nyarwanda, muzi ko ari umwana w'i Rwanda n'ubundi akabazwa ahantu henshi cyane, yaba Kongo, yaba mu Burundi, yaba Tanzania, East Africa n'ahandi nabashije kurondora. The Ben rero akaba yakoresheje isabukuru y'amavuko uno munsi, noneho ikibazo cyaje kubamo cyane ewana, byari ibyishimo kabisa, aho Meddy yatunguye The Ben, nanjye byanshimishije cyane, aho yamwandikiye kuri Instagram amubwira ati happy birthday to you kabisa. Rero ibi byadushimishije cyane, abantu bakunda muziki nyarwanda, abantu baba hafi aba basore. Icyo nasabaga abanyarwanda nanjye rero akaba twagumya gusigasira umuco wacu, tukerekana urukundo n'ubundi nk'uko bisanzwe, tukaranga umuco wacu nyarwanda. Nk'uko The Ben na Meddy nyine urabibona, byari ibyishimo kuri uyu munsi. Ni ibintu byatangaje abantu benshi cyane. Shimira wowe ukurikira Inkuba TV 350. Nge mwari muri kumwe, banyita François. Kanda subscribe kandi ukande kukazogera inkuru y'umunsi ijye kugeraho buri munsi. Ciao ciao.